Biragoye gukorera ijuru utazi icyo rigusaba. Biragoye kugira umuyobozi wawe ukamukorera utazi ibyo akeneye. Biragoye kuba washaka gutera imbere ariko utazi aho ukwiye guhera. Reka uyu munsi nkubwire ibyaha by'abandi wagizemo uruhare Yesu azakubaza mu gihe wibwiraga ko wakoreraga ijuru, ariko mu by'ukuri utaratekereje ngo ni iki binsaba kugira ngo ndikorere. Bakunda guca umugani uvuga ngo umuntu amenya iyo ava ngo ariko ntamenye iyo ajya. Ariko kuri iki kiganiro cy'uyu munsi, kuri iyi nkuru y'uyu munsi ngiye kukuganirizaho, reka nkwereke ko hari ibyaha wagiye ukora byagize uruhare mu buzima bw'abandi bantu kandi Yesu azakubaza mu by'ukuri wowe ubwawe utari unabizi neza ko wabigizemo uruhare. Hari amagambo umuntu avuga, hari inama utanga, hari urugero uha abandi. Ibyo byose ugasanga hari ingaruka bishobora gutanga mu buzima bw'abantu, ariko wowe ntabwo uba warabitekerejeho. Reka nkubwire ko ibyo Yesu azakubaza si ibyo wakoze wenyine gusa, ahubwo hari n'ibyo uba warateje abandi gukora cyangwa ubuzima bw'abandi watumye bajyamo uzabazwa. Maze iminsi navugaga ku kintu cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndetse mvuga no ku kintu kivuga ngo icyo Yesu ashaka kuba amaze kumwakira. Hari imirimo myiza, hari ibikorwa biba bikenewe, ariko ku muntu wese wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wari ukwiye kumenya ko hari ibintu wagiye ukora Uwiteka atigeze yishimira. Ibyo byose rero wari ukwiye kumenya uburyo noneho uyu munsi ukwiye kubikemura kugira ngo utangire urugendo rushya mu by'ukuri uri kumwe nawe, n'ibyo bindi byose wagiye ukora yari kuzakubaza ubikure mu nzira kugira ngo utazabibazwa. Umva uko Yesu yabwiye abigishwa be muri Luka igice cya 17. Haranditse ngo nuko abwira abigishwa bati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Niyo mpamvu ndashaka kubwira ngo mu gihe uwo ari we wese yagize ibisitaza bimugusha muri iyi si, ariko biturutse kuri wowe ngo ubizana azabona ishyano. Ibyo bisitaza rero ni ibihe? Inama mbi, amagambo mabi, ibikorwa byinshi. Reka nze nguhe ingero zifatika zoroheje kugira ngo ubisobanukirwe, kuko akenshi iyo tuvuga ngo inama mbi, amagambo mabi, urugero rubi, akenshi ku bantu bazi ko bari gushaka Uwiteka, ku bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo byose bahita bisobanukirwa, abenshi baranabyirinda. Ariko ngiye kuguha ingero zifatika, ngiye kugerageza kurambura mu buryo burambuye kugira ngo ubyumve neza kandi wumve ukuntu Satani akora mu buryo bugiye butandukanye wowe utari warabashije gusobanukirwa ko ibyo bintu wakoze, wakoreye abandi uzabibazwa. Urugero rwa mbere nshaka kuguha, ushobora kuba waragize umuntu mukorana mu kazi maze ukamugirira ishyari, cyangwa se bitewe n'ibyari bikurimo ugatuma bamwirukana mu kazi. Ushobora kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ugasaba imbabazi z'uko wamwirukanishije mu kazi, ariko ntabwo uzi ibyakurikiyeho nyuma yo kuba yarakuwe mu kazi. Uwo muntu wirukanishije mu kazi ashobora kuba yari afite umukene yafashaga. Imana izakubaza ibyabayeho nyuma kuko uwo mukene yabuze ubufasha. Uwo muntu wirukanishije mu kazi ushobora kuba waramuteye uburakari ugatuma yishora mu busambanyi. Uzabazwa ubwo busambanyi bw'uwo muntu. Ushobora kuba waratumye ajya mu kunywa inzoga, mu biyobyabwenge. Ashobora kuba yari afite abana yishyuriraga amashuri, ugasanga ayo mashuri wenda bayavuyemo, babaye mayibobo. Ibyo byose ni ibyo Uwiteka azakubaza. Ese wihannye gusa kumukuza mu kazi, cyangwa wihannye n'ibyakurikiyeho byose inyuma? Urwo ni urugero rumwe naguhaga. Reka nguhe n'urundi rugero rwa kabiri. Ibaze kuba Imana yaragushyize imbere mu buzima bwawe abantu wenda bikoreye ibintu biremereye
bari bakeneye ko ubatwaza, bari bakeneye ko ubafasha, ari nk'icyo Imana yashaka kugaragaza ko uri umwana wayo, kuko ibigeragezo bitubaho bituzaho imbere y'amaso yacu ni Satani ubiteza, ariko mu ijuru haba hameze nk'aho hari kuba urubanza. Noneho Satani we akaguteza icyo kintu kugira ngo yereke Yesu ko utari umwana we, kuko utari bugikore. Ariko Yesu yemera ko bitugeraho, kuko abavuga ati ni njye wamuremye, namuhaye umwuka wera umuganiriza, mbana nawe umunsi ku wundi, ari bunyumvire, akemera ko ibyo bigeragezo bikubaho. Ibaze rero niba Satani yaraguteze umutego wo kuvuga ngo agushyize imbere abantu bikoreye ibintu biremereye, ugomba gutwaza, ugomba gufasha, wenda ufite imodoka wakabaye ubahari, ufite imvura irimo iragwa, abo bantu ntubafashe. Noneho ugasanga nyuma uwo muntu wenda niba ari umuhe lifuti, yari bujye gushaka akazi, ako kazi yaragiye gushaka arakabuze, kuko wagomba kumuha lifuti ukaba utayikoze, ukaba utabikoze. Wibaze ko uwo muntu wagomba gutwaza ibiremereye utamutwaje, ugatuma arwara umugongo. Uwo mugongo arwaye uzawubazwa. Ibyo ni ibintu ushaka kukumvisha ngo bigenda bibaho mu buzima bw'abantu, wowe utanabitekereje kandi ukumva ko utigeze ukora icyaha. Ibyo ni n'ibintu ku bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bibabaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, wo kumva ko yirinze bya byaha bizwi, ngo ntiyatukanye, ntiyagize nabi, ntiyasambanye, ntiyanyweye inzoga. Ariko ibyo byaha niyo mpamvu muri Bibiliya bavuga ngo nta mwiza uretse Imana yonyine. Iyo uri muri iyi si, iyo ukiri muri iyi si, uba uri umunyabyaha. Reka nguhe urundi rugero rwa gatatu, narwo rworoshye kugira ngo ahari ukomeze usobanukirwe ngewe byashaka kukubwira bikorwa byakozwe nawe cyangwa bigikorwa n'uyu munsi n'abantu batandukanye nawe ubwawe waba ukora, kugira ngo ubitekerezeho wumve ko gukorera ijuru biraharanirwa, kandi hari uburyo bwinshi ukwiriye gukoramo. Aha reka noneho mvuge, wenda tuvuge nk'abantu bajya mu rusengero, ugasanga hari umuntu ugiye mu rusengero kuko yumvaga ashaka kuruhukiramo. Noneho weho bitewe n'uko wenda wicaye iruhande rwe, waje wambaye nabi, wiyambitse ibintu bidakwiriye ibyo abantu bubaha Imana bakwiriye kwambara, cyangwa se ntumwitwayeho neza nk'uko abishakaga. Hari ukuntu winjira nko mu rusengero ukicarana n'abantu mwegeranye, wenda uwo muntu aje gushaka n'ukuri ubwiza bw'Uwiteka, agatekereza ko uwo begeranye, agategereza ko amusuhuza, amuha n'akaboko, cyangwa amubwira ati Imana iragukunda, akabibura. Agategereza ko hari uri bumusuhuza, akabibura. Kandi wenda we mu gihe yari bugire umuhobera, yari bugire umusuhuza, yari bwumve muri wahindutse avuga ati icyo nari nje gushaka mu rusengero ndakibonye, hano niho abana b'Imana baherereye. Uwo muntu kubera ibyo utakoze bizamusubiza inyuma, ntazagaruka mu rusengero. Ibyaha byose azakora nyuma y'uko ibyo wabiteje bigatuma atanagaruka mu rusengero, ibyo byose Imana izabikubaza. Ndakubwiza ukuri ngo bitekerezeho, kuko hari ibyaha dukora twibwiraga ngo ntago tubizi, ariko mu by'ukuri ari ibyaha twakoze. Ushobora kuba utafunguriye umuntu umuryango, wenda yashaka ko umufasha gutambuka, ukaba utabikoze, ibyo Imana ikazabikubaza. Utuntu duto weho wirengagizaga, wowe wibwiraga ko nta cyaha uri gukora, uri no kwirinda, ibyo byose Imana izabikubaza. Ngiye kuguha urundi rugero, narwo cyane cyane ngiye kwibanda noneho ku bantu b'abadamu, cyangwa wenda abantu b'abagabo. Hari ukuntu abantu bagira imyambaro utamenya uko baba bashaka kwiyambarira. Umudamu uwo ari we wese uzambara imyambaro igatuma nk'undi mugabo amureba akumva aramwifuje. Ushobora kwambara umwambaro wihambiriye, akaba yabona forume y'amabere yawe, akaba yabona forume wenda y'ibyo hasi, simbizi, sinshaka kubivuga wenda cyane mu mazina, ariko ibyo byose kuba wabikoze gutyo, uwo muntu bigatuma akureba akagira ibindi bitekerezo bibi bimucumuza. Ibyo bicumuro yakoze bitewe n'ibyo we wamuteje, Yesu azabikubaza. Nshuti mwene data, mu by'ukuri ibyaha dukora muri iyi si byo ni byinshi. Ibyaha byo kuba urugero rubi, bwo kuba abantu baba bakeneye kukureberaho ariko ukabaha urugero rubi, ibyo byose uzabibazwa. Icyaha cyo guceceka, kuba wabonaga icyiza cyari gikwiriye gukorwa ariko uwo muntu ukamureba apfapfana yangirika, ukabiceceka ukamwihorera ngo niwe wakabaye abyikorera cyangwa niwe wakabaye abyibwira, ibyo byose uzabibazwa. Mbese hari icyaha cyo gushyigikira abandi mu bibi,
ugasanga umuntu aravuga ati tujyane muri ibi, tujyane kwiba, tujyane gukora ibi. Ibyo byose ukabikora kandi ubizi ko ibyo uri gukora bidakwiye. Ibyo byose Imana izabikubaza. Ibyaha byo gutega abandi imitego, ugasanga urimo uraberekeza mu bintu bidakwiye, ukamera nk'ubaryarya, nk'ubabwira ibidakwiye. Ibyo byose Imana izabikubaza. Ingero zose nakweretse naguhaye, ntabwo nashatse kugina deep, ariko ushatse wabyumva. Ushobora kugirira nabi umubyeyi w'umwana, ukaba ugiriye nabi wa mwana, kandi ukaba uri kugirira nabi n'abazakomoka kuri uwo mwana. Ngaho ibaze urwo ruhererekane rw'abo bose, abo uwo mwana azabyara n'uwo mwana uvutse bazabyara, urwo rugero rwose kubera icyaha wakoze gusa, kubera ikintu gito wakoze gusa, cyagize ingaruka kuri uwo mubyeyi, ariko bikazagera no ku bana bose bazamuturukaho, no ku buvivi n'ubuvivure bwe bwose. Ibyo byose mu gihe utabyihannye, Imana izabikubaza. Icyo nagusaba rero mwene data, ni uko uyu munsi wasubiza amaso inyuma mu buzima bwawe bwose wanyuzemo, urebe wisuzume, kuko byo ni byinshi dukora tutari dusobanukiwe cyangwa tutari tuzi ko ari n'ibyaha. Ariko icyo nagusaba nk'ingingo ni uko wabwira Uwiteka akakubabarira, wamubwira uti mbabarira Mwami Yesu, mbabarira aho nagize uruhare mu byaha by'abandi. Waba uri gusaba imbabazi mu byaha byawe by'uyu munsi, ibyahashize, reka ngusabe ngo ntukarenze umunsi, ntukirize umunsi ntukarenge utabwiye Imana ngo ikubabarire ibyaha byawe, ndetse n'ibyo uzi n'ibyo utazi, kugira ngo byibura wiyeze no kuri utwo twose waba wakoze utigeze umenya ko byakubereye icyaha. Kandi reka ngusabe ubusabe Uwiteka akwereke aho wakagombye kwihana ndetse no guhindura. Uyisaba Uwiteka akwereka umutima wawe, umutima wawe uhagaze gute, ndetse umutima wawe uragenda witwara uko Uwiteka ashaka. Reka nkubwize ukuri ko nusaba Uwiteka kukwereka ibiri mu mutima wawe, kukwereka uko uhagaze, kukwereka uko ugenda, kukwereka ibyo wari ukwiye gukora, azaza kandi azabana nawe. Ese mu buzima bwawe nta na rimwe urajya nko gukora ikintu ukumva nk'umutima urakubise, cyangwa ukumva wenda nk'ijwi rikongorera, cyangwa ukumva uranatekereza utari ko ubundi iyo mba nakoze gutya? Mbese wibwira ko bituruka hehe? Uwiteka yadusigiye umwuka wera ugomba kutuganiriza, ugomba kutuyobora, kugira ngo dukore imirimo ikwiriye, natwe tuzabashe kubana nawe mu bwami bw'ijuru aho Uwiteka adutegurira. Nshuti mwene data, niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, nagusaba ngo ukore like, ukore na share, kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi n'ukuri bakeneye guhinduka, bakeneye kumva aho batagendaga neza, kugira ngo nabo babashe kwikosora, babashe kwihana. Kandi ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora. Nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.